nta kibazo na kimwe Gasuku afite kandi nta n'icyaha Gasuku yagize ute yakoze kuko niba wanga u Rwanda hari ukundi wanga u Rwanda se erego inyangarwanda natwe tugomba kuyanga nk'abana bagize ute nk'abana b'u Rwanda ese wowe uri kuvuga gutyo ngo Gasuku ngatuka abantu ngo muhisi n'umugenzi wamenye uteka tuka muhisi n'umugenzi wowe ese ibintu mukora mwebwe nukuvuga yuko ibintu byanyari bizima Gasuku nukuvuga ngo we yanga abagize ute abadakunda u Rwanda kandi Gasuku atukuwa mututse urumva niyo mpamvu wotewo ibintu uri kuvuga ntabwo uza amakuru yabyo kandi nuwo ngo Karegeya urumva wihaye Gasuku ngibiki ngo ibintu avuga ngo abari kwigisha abana b'u Rwanda uzabafungire mu nzu aba bana baba badashaka kumva ibya Gasuku wowe nawe ubwawe kugira ngo uze kumuvugaho ngaho ngaratukana nuko wabibonye nyine ukabone ko hari umusaruro wabibyaza urumva niyo mpamvu ugomba kureka iki Gasuku wamurega muri RIB wamurega he nta cyaha na kimwe afite kandi Gasuku ni umunyarwanda nawe n'abafite icyaha bazamukanyaga bamufunge nta umva abihanirwe nguko nabandi bose bagize ute babihanirwa urumva naho kuza witereka kamera ugasesengura kuri Gasuku ngaratukana mbwira umuntu wowe umwandike muri comment cyangwa umpamagara umbwira uwo muntu wigeze uvuga yuko yabyitse mu gitondo kare Gasuku akaza akagutuka cyangwa se agatuka uwabonye nguko Theo yavuze ngatuka umuhisi n'umugenzi ariko kumanza mutanazi n'ikinyarwanda mudasobanukiye n'icyari iyo tuvuze ngo umuhisi n'umugenzi nubonetse wese uwatazi n'uwazi ngo ngaho Theo ijya muri comment umbwira ati ngo yatutse kanaka cyangwa n'uwo yatutse atamuzi umbwira ngo yatutse uyu nguyu ahubwo mwebwe muba mufite bwa butsiko n'ubutiku bwanyu butajya bushira mugende mukora urumva ese ko mwagiye kumutera iwabo mukabaza abaturage baturiye iwabo baturanye n'iwabo mukashamo na mama wiwe ko mwamuteye iwabo katigeze kuza kubivuga nuko yabonye nyine nibyo mwakoze ari ibintu by'ububwa ari ibintu by'ubwana urumva ariko wowe urashaka kuza ngo wicare witereke ngo uvuge ngo kuri Gasuku ngo Gasuku ngaratukana bwe atukande haru erega nuko ngo atukinyangarwanda uwanga u Rwanda ni watuka ntabwo Gasuku azaza mu gitondo ngo yitereke ngatuke ngo ubonetse wese nawe nuza uri kuvuga ngibiki nyine yagutuka niba ujana umwataka kubera ko umwataka kandi niba watatse u Rwanda nawe uramwatatse kuko n'umunyarwanda kandi akirimo n'umuryango w'ubirimo famiye ye nimwiri ni gute wewe niba utashobora gucungura umutekano w'igihugu cyawe uragira ngo twese tuzabibone duceceke ibyo bamukangiye ko birirwa bakora nabandi bose na ba Sergeant Robert ntabwo bizi hari utabizi kuki ataza ibyo ngibyo ari kubivugaho kuki wowe utabivugaho aho ko Gasuku yabibona ukagira ute ukaza urugusakuza ngaratukana natuke bigarasha kuko birashaka kwangiriza iki u Rwanda kandi siko bimeze urumva kuki mushaka ukumva yuko ibintu mwabigira ngo birebire ngo bagiye ngo mu rukiko ngo bagiye hehe twebwe Gasuku komeza ukora umurimo wawe uzatukugututse Gasuku n'umuntu mukuru ntabwo azataka umuryango wawe atawuzi utaje ngo ushore n'umwereka zawataka kuko nawe uzaba wamwatatse ubwo rero hangana n'ibibazo byawe abantu mwese muri kwitereka mu kigira basasenguza umurije gusesengura inkuru ya Gasuku ukuntu ngari gutukana ntabwo ari byo bikari wakabi gusubije cyane wowe ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi bica hano kuri Bikari TV show twongeye kugaruka imbere yanyu kugira ngo twongere twibaganirire ku biri gucicikana kuri iyi mihanda. Bikari TV show turakakiri murakoze cyane kandi namwe amahoro y'Imana bane namwe turi mu mpera z'umwaka turi kwitegura Noheri turi kwitegura uyu mwaka wo ariko we katse mbabaze wenda bari kudukurikirana nabo baraza kudusubiza bitewe nuko babyumva uyu mwaka udusha tubayemo uyu nguyu twiteze iki uyu mwaka wabayeho ibintu byinshi hayemo ibintu byinshi cyane byiza n'ibibi saga n'ibindi twizeye ko
2026 noneho hari ikiduhishiye. niba azaba ari umuriro gute kuko habayemo udusha twishi, habamo indonganya z'abashosho media, habamo byinshi cyane. Ubwo rero uyu mwaka abafana bacu bakunzi ba Bikari TV show mwese sinzi twitegeke kandi mbabwira ngo musozo nyumwaka n'imihigo. Ugati uyu mwaka ibyo ntakoze nzabikora ariko ngomba gukora n'ibindi bishya muri uyu mwaka tugiye gutangira nanone. Hari igihe uyu mwaka bitewe n'utubazo warahuye natwo nta kintu waragezeho ariko ugahiga umuhigo ukavuga ati Imana niba ukindije ubuzima uriya mwaka 2026 uzambere w'umugisha ngo ure mu bintu byinshi ibyo ntabonye muri uyu tugiye gusoza cyangwa se uyu dusoje 2025 nzabonamo ibintu byinshi cyane ko buri muntu wese aba yifuza gutera imbere. Tukire muri ayo rero Gasuku baba baramwihakanye. Umva imihanda noneho imihanda yabaye ikindi Gasuku nuko ngo Jeskizo cyangwa se Gasuku ngo ni mwigisha koko agukora ama episode papa akora ama episode atukiraho bari mu ntuza mbese hari habayeho guterana kw'abayobozi bo muri RIB ndetse na polisi. Buri mwaka polisi na RIB baraterana bakaganira n'abanyamakuru. Noneho nukuvuga ngo ejo iyo nama yarabaye ejo bundi nako hashize icyumweru ndigishize icyumweru kirashize iyo nama ibaye ariko hakaba harimo umunyamakuru umwe witwa wo ku Kwezi TV n'abamwita nde shobora kuba bamwita ngo Theo. Bamwita Theo akora ku Kwezi TV. Theo yarabajije ngo ese ko abaturage cyangwa abatuye u Rwanda bose ko bantumye ngo mbaze Gasuku ko abatuka ndimo umufunge yongera kandi kandu ngo ngariko ngo tubona ari inshuti yaki ya RIB cyangwa nango yiyitira kari inshuti yaki ya RIB ngo nugerageje kumurega kuri RIB ngo bipfa ngo ntacyo bitanga ngo abashizeho urugero rwa nuza ari umunyamakuru witwa Rikari. Rikari aravuga ati ngo yamureze muri RIB ndihagira icyo bitanga ndetse ajya no kumurega kwa president ngo yatanze n'ikirego kwa president abinyujije kuri social media. Wowe ubwo ngo none ngo kubera iki baramubwira ngo umuvugizi wa RIB aramubwira ngo ntabwo ari hejuru y'amategeko ari hasi y'amategeko niyo mpamvu byagira ute ibyo ngibyo bigomba gukemuka. Ubyo yamusubije ngo Gasuku ntago ari inshuti ya RIB kandi nta nshuti ya RIB w'umunyabyaha udakora ibyaha niyo nshuti ya RIB. Ushaka kuba inshuti na RIB wirinda gukora ibyaha. Aravuga ati ngo mu byo akora byose turamubona bamuhaye n'iminsi yirinde neza yirinde ibimuteranya n'amategeko ngo kuko ntibazabura uburyo bamufata. Ukibaza ngo noneho ukibaza ngo ese Theo kuko abo banyamakuru cyangwa se abo batuye u Rwanda bagiye bari bamutumye bari babikuye kuki Gasuku we yaje yisobanura avuga yuko nta muntu koko abyuka ngo umuturage abyuka ngo yitereka agira ute amutuke. Yahakanye ko nta muturage ajya atuka ahubwo atuka uwamwendereje kandi agatuka n'iki ibigarasha ibyo twita ibigarasha kandi koko tukiraho Gasuku hari ibintu byinshi afashije mu batura Rwanda cyangwa se mu bake kubera yuko uri kureba nga ba Mukangiko nabo bahungu baraba muri za Uganda na ba Sergeant Robert na ba Mugirende niba Restride hajya ninde Mugirende bamwita Mugirende abo bantu bose
baza bari kuvuga amagambo atari meza, ariko iyo bashatse kuvuga ibintu Gasuku aragira ute, araza akabacecekesha kandi bakagira ute, bagatuza. Gasuku hari umuturage wumva utaba muri social media kandi n'abandi bo muri social media nabo hari ko nabo kubera bamumenyereye, hari ukuntu baba bashaka gutwika bagashaka kumukoresha. Kuko urugero ngurarikare abari bamuzi nibo bari bake, siko bimeze. Ikindi kandi bivuga ko Gasuku ajya kuvuga kuri uwo Rikari ari we wabanje kumuvugaho, niwe wabanje kumuvugaho. Urumva rero Gasuku ngemba numva nta cyaha afite, ahubwo gifite abamushotora. None se wenda ejo bundi iyo nama ya RIB na polisi ijya kuba, nyuma yaho nubwo bari bagize ute ko bari baramuteye, hari ubwo twibigeze tubimenya bagatera iwabo. Burya umuntu bakwinjira mu muryango atakubwiye, bari bayinjiye iwabo, bagiye gutera iwabo, bakora ibiganiro n'abaturage. Ese Gasuku mumubona uteye, yari gutukana mu bigero ute, ibaza kujya kwinjizamo abaturage ibyo bintu. Ese ngo Gasuku ngo mumubona ute? Tujye tuvugisha ukuri. Ese wowe niba Gasuku umubona ute nyine? Atuka nyine wamututse, ntabwo azaza kukwendereza. Ahubwo icyo abantu bagomba kwibaza, Gasuku ashobora kubatukana, ariko nk'uko yabivuze mu Kinyarwanda kitari cyo ngo atuka umuhisi n'umugenzi, siko mbitekereza. Ahubwo atuka abandi, se abantu atuka biba bikwiye bo nukubera ikabatuka icyo kintu. Ese nukuvuga wa mugani we nawe arababara, iyo uje hari ukamwandagaza naho arababara. kandi wa mugani ni umuntu agira n'amarangamutima, siko agira n'amarangamutima menshi cyane. abo banatuka biba bikwiye ko abatuka, biba bikwiye. Nakubwiye ngo nabo ubwabo barazima bakamushotora. Noneho Gasuku we ukuntu akozwe ni umuntu wa mugani we ukugabaho ibitero by'ibyazi mu kanwa. Urumva deba nka gutya Karegeya, urumva Karegeya we yaraje aravuga ati Gasuku n'umwanzi w'igihugu naho bataniye. Aravuga ati ngo avuga amagambo abana b'u Rwanda cyangwa se abasore cyangwa se urubyiruko rutagakwiye kugira ute kumva mu matwi yabo. Ngo ni gute? Kandi Gasuku ntabwo azaza ngatuke urubyiruko atazi, agutuke nawe ubwawe atakuzi naho muhuriye. Ahubwo wowe nuba wazanye wa mugani amagambo atari meza, azagukora episode y'ibitutsi. Ni episode nyina gukoramo episode ibice. Urumva wabajyaga iti kuntu kitamagic kuntu bamukozeho episode 259 ngo haburaga. Tekereza ko ari iyihe mpamvu yahagurutse umunyamakuru nk'uri ya Theo akavuga agatanga ikibazo nka kiriya? Nuko ngo Theo impamvu ngo yasohotse yahagurutse agatanga icyo kirego, yari amaze kumenya amakuru yuko Gasuku yamenye ko binjiye iwabo mu bantu bateye kwa Gasuku iwabo. Mama we aho batuye Theo yari arimo. Ibyo bivugwa nande? Gasuku ni wabyivugiye yuko we abateye iwabo Theo ari we n'agatsiko bakorana. Gasuku wabyivugiye. Ese ubundi batera iwabo bakoze iki? Bagiye kubaza ba mama we babakoresheje ibiganiro. Urumva abaturage nyine batuye aho ngaho bagasuku batuye babakoresha ibiganiro bari kumubaza, bari kubaza se Gasuku ngo kuriya kwatukana ngo mubibona ute, ngo yari gutukana ngo ni yenyigisho mukuramo. Ibaza abaturage abaturanyi biwanyu. Abariho bajya kubaza. Urumva atari hohoterwa? Sinzi uko umuntu ni hohoterwa. Ariko Gasuku nyine nyuma y'ibyo byose bimaze kuba aje kwisobanura. We yarisobanuraga, amaze kwisobanura agasobanura impamvu. Urumva tuza kubona minisitiri, sinzi niba ari ngombwa ko tumuvuga izina ariko abantu baramuzi. Yavuga icyo akora. Agomba kuba ari minisitiri w'umuco
cyangwa w'urubyiruko. ni uw'urubyiruko. Aramubwira ati yamwandikiye kuri nuza ye kuri Twitter amubwira inama. Iwe yamugiriye inama aramubwira ngo Jeskizzo ni nako yamwakuye avuga ati Jeskizzo amipanga ahangaha iyo uhabanyije n'amategeko urafungukwa bizira, ariko ibyo ukora tukibyo bigarasha. Urumva, komeza ubibwire ndiwongere no gukora ibiganiro wisobanura wihokora iki ibyawe, ariko ashaka akantu, ariko ntihakagira umuntu yirute ubangamira. ukora ibijyanye n'amategeko, ukora ibijyanye n'amategeko, ibyo bigarasha uwanga u Rwanda. Ariko bese ngubaze, ubundi ninde ukunda umwanzi w'u Rwanda? Tuvugisha ukuri, umwanzi w'u Rwanda muri mwese, wenda tubaze n'abaturage nguko babivuga ngo tewo bagiye kubaza ibiki, ninde muri mwese ukunda umwanzi w'u Rwanda? Ese ninde utaza h'u Rwanda muzehe wacu Paul Kagame yarukuye harutahazi? N'umwana ukivuka ayo mateka arayiga akabibona uko tugarura hashize. Urumva, hari ubakunda se? Ntekereza ko nta muntu wabakunda. Kandi umunyarwanda ni waciye umugani neza ngo utamenye iyava nta nubwo yamenye iyajya. Kuba Jeskizzo cyangwa se Gasuku yaza hano agatuka bamukangiko, nanjye bamukangiko hari igihe uvuga ati bitewe n'ukuntu weho warezwe cyangwa n'ukuntu wakuze n'ibintu batakumenyereyemo, hari igihe ariko hari igihe bavuga amagambo mabi kuri excellence, bakavuga amagambo mabi kuri perezida, bakavuga amagambo mabi kuri bano bayobozi b'igihugu bandi badukuriye bamurangira nabande. Uzi mukangiki yari gutuka murangira ko bayibaza ngo uriya muntu uzi ukuntu social media mu minsi yashize yari imeze, sibyo? Ariko murangira yayigezemo, ubuno ibyinshi byagiye ku murongo, abashira ku murongo, yabashize ku murongo. Uwo muntu washize ibyari bijagaraye akabitondeka ku murongo, wowe uri kumutuka nanjye ubwanjye ngubonye ni gute ntakubwira ibimvuyemo. Rero mpamvu rero ngewe Jay nta cyaha afite na kimwe, ntacyo pe. kiramutse kinahari amategeko aba yarabonye nyine kari byo bintu yavuze. Gasuku kuba ari bitaramwakura ngo ngwino hano, kandi erega nguko yabivuze barabakura, ahubwo nuko basanga mu ngingo, kuko buno nabonye icyaha cyari cyo cyose cyo gifite amategeko akigenga mu gitabo cya leta, buri cyaha. Urumva, razero kwa yuko nyine ndabya arabikora, ariko nyine ibyo byahakora basanze nahaniro bigira, baramuhamagara bakamuganiriza, akagenda akisobanura, kandi nawe akavuga iki akari ku mutima we. None se nyine barababaza bamubwira ibiki? Oya, tujye tuvugisha ukuri, barababaza bamubwira ibiki hagati yawe na Theo? Hagati ya Gasuku na Theo ushigikiye nde? Yanzigikiye Gasuku. Surabona byari sawa kugenda ukavuga umunyamakuru, cyangwa niyo yaba atari umunyamakuru cyangwa ari umuntu nka Gasuku ukagenda ukamutangira ikibazo n'icyo muri leta. Nyine yagiraga ngo bitange iki? Ahubwo Theo turamubaza, Theo yagiraga ngo bitange iki? Abantu bose rero, abantu bose bihaye Gasuku, abantu bose bihaye nde wamugana imitsutsu nabonye kwanga, abantu bose bigize abasesenguzi, abantu bose kuza ngo Gasuku ibiki, ntabwo ari byiza papa, ntabwo ari byiza. Uri nka Gasuku n'iki wakora wowe? Wowe iziranyanga Rwanda icyo nazikorera, ahubwo Gasuku mbona akora ibintu bikeya cyane. Ni ukuri bana umwanzi wawe sibyo, nibe ari umwanzi w'igihugu ni umwanzi wawe, kuko ni wowe igihugu, nanjye bwanjye ndi igihugu, ninjye gihugu, kuko igihugu kitagira abantu se kibaho. Ariko Gasuku byaramuhabuye nawe bakimara kumutangira kiriya kibazo. Oya, ntabwo byamuhabuye, ahubwo nawe yahise avuga ngo reka ndebe mu bintu banshinja koko manze nagukora analize. Erega hari igihe uretse kubwira, hari igihe umuntu agucyaha cyangwa ukumva hari akanungu mu byo ukora, ukamuvuze ngo ibi bintu nubwo mbikora
kameme igendeshe gatoya manze nakora buri kimwe. Hari igihe ibyo mbona ko atari ibyaha ariko mugenzi wanjye abibona ngiki ibyaha, ahubwo kamanze nakora narize ndebe ko ibintu ndi gukora biri mu mucyo, basi azavuga ko nanjye bwanjye niba yabonyemo akantu maze nareba ko karimo iki icyaha. Ntabwo ari kwanga ni ukumuhabuka kuko nta cyaha akora, nta bintu mani byadanje akora. So niki wabwira abantu bareba Gasuku banamushyigikira cyangwa bari kumurwanya mu byo akora? Abamurwanya ntibashira agapira hasi, abamurwanya ntibashira agapira hasi. Jay nawe ni umuntu mukuru kandi ni umuntu wari wese. Ese abo abatuka bacecetse kugira gutuke birumvikana hari icyo wakoze. Abatuka bacecetse. Ese abo ngabo bo abatuka bari ariko sha twagiye tureka nabo ko baba badacecetse ajya kukumenya se ko bamututso byagenze ute? Nukuba rero ahubwo bari kumurwanya ntibashira agapira hasi, ahubwo bakunda Gasuku mugumye mumukunde kuko yanga banga u Rwanda, ntabwo yanga bakunda u Rwanda kuko ni umwana w'umunyarwanda, ni umunyarwanda sibyo, kandi atuye mu Rwanda aho yajya hose kuko amazi arashuha ntibagirwe iwabo wambeho. Twiganire ku musozo, sinzi niba hari ikindi warenzaho kubyumaze. Oya icyo nashaka kubwira abanyarwanda ni ukuvuga ngo Jay nta kosa arimo, ibintu arimo nawe ubwawe ntabwo wabona umuntu ukwangira igihugu. Mbaho urugero, uzarebe urugo rwawe ari inzu yawe, ufite mu muryango mw'iyo nzu yawe, undi muntu w'ahandi agatera umuryango wawe ashobora kutawutera kuko awuteye ngo agire icyo awukora, ariko akawuterera hehe mu magambo. Uzi ukuntu biryana? Rero nibareka kumutera amabuye. Jay nta kosa arimo, Jay yakoze ibintu nawe ubwawe nanjye ubwanjye nabikora. Sawa, reka tubasezere, mukomeze mukugira ibihe byiza kandi mukomeze kudushyigikira. Ibiganiro byacu nakagaruka buri munsi turahari kubwanyu. Buri munsi ni ukujya tubahereza ibintu byiza, kandi weho shira muri comment kugira ngo urebe niba hari kitagenze neza utubwiye tumukosora aha, kuko kuzuvuga nabi nanone si byo byiza by'ingenzi, ahubwo vuga ati hano mwahisha muzahakosora. Uramutse ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi cyangwa ufite inkuru cyangwa ufite icyo ushaka kugeza ku banyarwanda, watwandikira kuri WhatsApp cyangwa se n'ahandi hose. Ni Bikari TV show, uhita tugeraho. Murakoze cyane. Ciao. Mwebwe muri kwiseta wa mugani mwigize abanyamakuru muri kureba ngo Jay cyangwa se Gasuku ngari mu byago ngo nta kibazo, ngo yakoze ibibazo. Nta kibazo na kimwe Gasuku afite, kandi nta n'icyaha Gasuku yagize ute yakoze. Kuko niba wanga u Rwanda, hari ukundo wanga u Rwanda se, erego inyanga Rwanda natwe tugomba kuyanga nk'abana bagize ute, nk'abana b'u Rwanda. Ese wowe uri kuvuga gutyo ngo Gasuku ngatuka abantu ngo muhisi n'umugenzi, wamenye uteka tukumuhisi n'umugenzi wowe? Ese ibintu mukora mwebwe ni ukuvuga yuko ibintu byanyari bizima? Gasuku ni ukuvuga ngo we yanga abagize ute, abadakunda u Rwanda, kandi Gasuku atukuwa mututse. Urumva? Niyo mpamvu wotewo ibintu uri kuvuga ntabwo uzi amakuru yabyo, kandi n'uwo nguwo Karegeya urumva wihaye Gasuku biki ngo ibintu avuga ngo abari kwigisha abana b'u Rwanda uzabafungire mu nzu, aba bana baba badashaka kumva ibya Gasuku. Wowe nawe ubwawe kugira ngo uze kumuvuga aho ngaho ngaratukana, nuko wabibonye nyine ukabona ko hari umusaruro wabibyaza. Urumva? Niyo mpamvu ugomba kureka iki Gasuku, wamurega muri RIB, wamurega he, nta cyaha na kimwe afite, kandi Gasuku ni umunyarwanda nawe n'abafite icyaha bazamukanyaga bamufunge, abihanirwe nguko n'abandi bose bagize ute babihanirwa. Urumva? Naho kuza witereka kamera ugasesengura kuri Gasuku ngaratukana, mbwira umuntu wowe umwandike muri comment cyangwa umpamagara umbwira uwo muntu wigeze uvuga yuko yabyitse mu gitondo karekare Gasuku akaza akagutuka cyangwa se agatuka uwabonye nguko Theo yavuze ngatuka umuhisi n'umugenzi. Ariko kumanza mutanazi n'ikinyarwanda mudasobanukiye n'icyari, iyo tuvuze ngo umuhisi n'umugenzi nubonetse wese uwatazi n'uwazi ngo ngaho Theo ijya muri comment umbwira ati ngo yatutse kanaka, cyangwa n'uwo yatutse atamuzi umbwira ngo yatutse uyu nguyu. Ahubwo mwebwe muba mufite bwa butsiko n'ubutiku bwanyu butajya bushira, mugende mukora
urumva ese ko mwagiye kumutera iwabo mukabaza abaturage baturiye iwabo baturanye n'iwabo mukashamo na ba mama wiwe ko mwamuteye iwabo katigeze kuza kubivuga nuko yabonye nyine nibyo mwakoze ari ibintu by'ububwa ari ibintu by'ubwana urumva ariko wowe urashaka kuza ngo wicare witereke ngo uvuge ngo kuri Gasuku ngo Gasuku ngaratukana bwe atukande erega nuko ngo atukinyanga Rwanda uwanga u Rwanda ni watuka ntabwo Gasuka azaza mu gitondo ngo yitereke ngatuke ngo ubonetse wese nawe nuza uri kuvuga ngo ibiki nyine yagutuka niba ujana umwataka kubera ko umwataka kandi niba watatse u Rwanda nawe uramwatatse kuko n'umunyarwanda kandi akirimo n'umuryango w'ubirimo famiye ye ni mwiri ni gute wewe niba utashobora gucungura umutekano w'igihugu cyawe uragira ngo twese tuzabibone duceceke ibyo bamukangiye ko birirwa bakora n'abandi bose na ba Sergeant Robert ntabwo bizi hari utabizi kuki ataza ibyo ngibyo ari kubivugaho kuki wowe utabivugaho aho ko Gasuku yabibona ukagira ute ukaza urugusakuza ngaratukana natuke bigarasha kuko birashaka kwangiriza iki u Rwanda kandi siko bimeze urumva kuki mushaka kumva yuko ibintu mwabigira ngo birebire ngo bagiye ngo mu rukiko ngo bagiye hehe twebwe Gasopo Gasuku komeza ukora umurimo wawe uzatukugututse Gasuku nawe n'umuntu mukuru ntabwo azataka umuryango wawe atawuzi utaje ngo ushore n'umwereka zawataka kuko nawe uzaba wamwatatse ubwo rero hangana n'ibibazo byawe abantu mwese muri kwitereka mu kigira abasesenguzi umurije gusesengura inkuru ya Gasuku ukuntu ngari gutukana ntabwo ari byo rwose